dufite amafaranga twarasohotse tugiye inkoko tujya nibagiye kumwaka nimero ze ukomere bako umeze mute munyemerera mukankora mu ntoki umeze mute komera nawe shansuhuza byasubize ibirema erega ntacyo baye urazi kuntu usa neza amakuru yawe basi umeze mute umeze nk'uko umeze oya kubera je urabona gendera ku maguru ane none kugendera ku maguru ane se hano urajya gukora hiki reka nkubwire uko niko kuri kweri nakubonye numva agatima kanje kararuhutse ica mbona na buno burema bwanje bwoca bukira ukundana nande akibazo kweri bitwa jewe cyangwa wibeshye oya none kuki ntabwiye nitegereza neza nuko umeze neza yego kabona ko nakundana n'umuntu w'amaguru ane oya reka nkwereke genda wanze nanje nshakira nandi maguru nanje kugira ngo ngirane ibintu uzovyifuze mwiza w'Imana rero ca umutima wanje waki urawugira ndawufise yaba nta ufise simba naje kugusaba ngo dukundane tubi inshuti umbere inshuti genda ukunda ibimuga bigenzi byawe pfush umwanya wawe shareka ahubwo basi ntiwenda kwegera ndeko na winkwira wakinaze kikimuga jewe unyegera nkawe unyegera ko rumeze soni nambwira gusa yo ngemwe bakoma kwasi none se uyu muntu nese mumuhoye mfatana fata wamuhaye amaguru ane se ko ndeba nubundi ari yafite wayamuhereje dore n'ikindi ngiki mbayambe ntibahereze ku mazi ndabona bawuyanduje cyane dore uhise n'icane nukuri murakoze yo ariko Imana yozomuhaye base umuntu mwiza nk'uyu urabona kuntu afise kwita ku muntu ndabona none se ubanza ukanywa amazi oya ahubwo nashaka kuba no karaba nko mu ntoki yego yo umva no mazi n'ukuntu ajoshe mu ntoki oya ubu suragere yojya gute nukuvuga neza mukobwa reka ngwiza ukuri igihe cyose uzoba ushaka kurambira ku isi izobanze wiga abantu menye icyo abantu bari cyo kanicare no mu muhanda ndumva naniwe uzahano mvuye kuvomera ne cyane burya niwashaka kurambira ku isi uzobanze umenye umuntu icyo ari cyo kubera umuntu ni munini cyane umunyarwanda ni bavuga ngo umuntu ni mugari yego kwe je burya ayo magambo uri kumbwira ahuriye n'ibyo mbonye bikubaye ibi ngibi ubonye bimbayeho ni nkuko ufata igiti cyari cyumye ukagitwika ariko je sindi igiti cyumye ahubwo ndi igiti kibisi ndakubwitse ukuri je maze igihe kweri ndimo ndashaka umukobwa wo twobana kandi pe je ndimo ndakureba mbona nawe ntacyo baye ikindi nacyo burya sindi kimuga oy katurebe cyese ndi kimuga haguruka simbuka ikimuga ntigitamba Imana icyubahiro none se reka mubaze akabazo kamatsi kuri umukristo jewe ndi umukristo ijana kwijana jewe mpamwe nakubwira ngo sindi murema je ndi n'umukire unaretse n'ibyo hano wambaye nabi erega kwambara nabi utazokubona abantu bagenda nk'umuku ngo hapfe wishushanya nabo ahubwo reka nkwereke ngira ndakugurire agafana ndashaka ndakugurire agafana kubera wanezereje kuratangaye reka ndaguhereza ya yiwe ayo amafaranga asa gutya nabonye iwacu bagurishije ihene we uzi ko aribwo nayabonye iwacu bagurishije ihene nukuri uyu munsi rero uyabonye ari ayawe
n'ayanjye yose ayo yose ni ayawe yose yego iwe nigeze no kubona muri televiziyo ayo ayo ni ayawe kabisa ayo ni ayawe iwacu urabona uzamutse umuhanda urazamuka wagera ahantu hari porotayi y'umukara hepfo yaho naho ngaho dutuye kuri iyo porotayi y'umukara uzabaza ngo munyereke iwabo wa Mutesi umviriza rero ndakubwira iwabo wa Mutesi uzabaza nitwa Mutesi ayiwe mana we nitwa Mutesi umvira Mutesi ibyo kumbwira ngo nzorinde kuza kukuraba uwo muhusi byo bari kera nyemerera gutwaza n'amazi kambanze nyabike bataze kuyanyiba kambanze nyabike reka ndagutwaze n'amazi tugende